Reka ngaruke ku by'uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 uri kwishimira imyaka 16 umaze ushinzwe. Burya uyu mutwe abantu mwajyaga muwumva cyangwa se mugira ngo si uwa kera cyangwa se ukagira ngo uyu mutwe si mukuru. Umutwe umaze imyaka 16 urumva ko aba ari ikintu gikuru ndetse cyanakuze bitewe n'uko imyaka 16 aba ari myinshi. By the way, bazi buri kimwe cyose ndetse ni n'abasirikare batojwe kuko bagaragaje imbaraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Bamaze guhitana abasirikare b'abarundi cyane cyane benshi, kuko abasirikare b'abarundi bo bakomeje kwitanga ku rugamba. FARDC yo nyikunda ko rwose ibona bikomeye igahita yikuriramo akayo karenge, rwose igahita ikwira imishwaro. Ndetse bano basirikare b'abarundi bagaragaye bashinja cyane FARDC gukomeza kwangiriza cyangwa se kubagambanira ku rugamba. Kangurira ngo rero niba ari ubwa mbere ariko ugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka kanda subscribe, ufungure inzogera, ukandi like kugira ngo nitujya dushyiraho video cyangwa se amakuru ujye uhita wakira notification, ibintu bibasha kugenda neza, video yose dukoze ikugereho. Aturebere rero hamwe biri kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 uri kwishimira isabukuru y'amavuko cyangwa se imyaka 16 yose. By the way, uyu mutwe umaze uvutse, uyu mutwe umaze imyaka 16 ubayeho wo ubwawo. Noneho ubu ngubu ntago wavuga ko ari ati gute, ni mpamvu utavuga ko ari nka mbere. Uyu mutwe 2012 waje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niwe wabaga mu mashyamba, uvayo uza nk'uko wigarurije Goma, by'umwihariko n'ubundi wongera wigaruriza Goma, ndetse amahanga yose asaba uyu mutwe kurekura uduce tumwe na tumwe wamaze kwigarurira. Ariko uyu mutwe n'ubundi nk'uko nk'ubu ngubu bimeze, nk'uko amahanga yamaze kubisaba, uyu mutwe n'ubundi ugabitera utwatsi. Ndagira ngo n'icyo gihe 2012 amahanga niko byagenze, yasabye umutwe wa 23 kurekuza uduce wafashe. Umutwe wa 23 ubigira blague, biza kurangira amahanga yose ahagurutse. Usibye ko icyo gihe umutwe wa 23 ntago wari warafashe uduce nk'utwo ufashe ubu ngubu. Gusa ubu ngubu ugarukiye nibwo ugaragaje imbaraga z'umurengera, kuko umaze gufata uduce twinshi ndetse n'umuvuduko udasanzwe, wari yubatse bikomeye. Icyo gihe rero byaje kurangira n'ubundi amahanga yose agarutse arasa kuri uyu mutwe wa 23, biza kurangira usubiye muri ya mashyamba. Ariko ntibyarangiriraho, n'ubundi amahanga arakomeza arabakurikirana no mu mashyamba basangayo. Birangira batantanye, bamwe bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bahungira muri Uganda. Baza kuzengera baribumba ndetse bariterateranya, barongera baragaruka. Ariko bagarutse muri aya mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahabaye, bakibera mu mashyamba, hanyuma bakajya bakora udutero tumwe na tumwe twa tundi twinica nikize, bakaza nk'ahantu bakahatera, bakisahurira ibyo kurya, bakaza bagasahura abaturage, ari ibyo gusahura bakigendera bakajya kwirira. Ariko bageze aho baravuga ati ubundi kubera iki twebwe two turi abaturage nk'abandi, ubundi kuki tujya kubasahura ibyacu, kuki tutashyikira natwe, kuki ngo tutabaho nk'abandi? Leta rero ya FARDC yo ntabwo yemera ko aba ari abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko rwose leta ya FARDC yakomeje kugenda izira cyane cyane abaturage b'abanyamurenge, ndetse bano baturage bavuga ikinyarwanda. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yashyizeho itegeko rwose ngaho bazamubona hose bazamwice. Ibyo rero bikavuga ati izi nyeshyamba za 23 ubwazo zikavuga ziti twebwe turi abaturage, ndetse nabo muri kwica nabo abaturage bacu. Natwe nubwo mwaduhakanye ntago mutwemera kuko ngo bavuga ikinyarwanda, natwe nubwo tutakivuga mwanze kwemera ko turi abaturage bacu, ndetse ko turi abakongomani, mwabyanze, none nawe ngaho muri kubarenganya. Ibyo rero bikababaza izi nyeshyamba za M23, aba ari nayo mpamvu ngo zavuye muri ayo mashyamba ngo zije gutabara, ndetse ngo zanze leta y'igitugu cyangwa se kubayobora nabi, kubera ibi bikorwa bibi izi ngabo za FARDC zakoraga abantu baturage zibica, ndetse zikabashyingura bamwe ari bazima. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bitrendinga kugeza aho Antoine Felix Tshisekedi we ajya no gushyiraho igihano cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi byabagaragaye ko ari isura mbi, ndetse nta nubwo abantu bamwe na bamwe bigeze bishimira iki kintu leta ya Kongo yakoze. Ndabizi ko yashyizeho, namwe murabizi, yashyizeho igihano cy'urupfu, ndetse baje no kurasa abantu b'abajura b'abashikuzi, ndetse babandi banga no gushikuza bakaba bakumera nabi. Ariko abo bajura hagaragayemo
by the way abasore benshi cyane ab'imyaka 18 17 20 25 abenshi bari abo ngabo, navuga ko abari bakuzemo bari bake. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by the way cyakoze ibintu bidakorwa. Nyuma y'ibyo ngibyo batangira kwica bano baturage b'abanyamurenge by'umwihariko, ari nabyo rero ngo byazuye cyangwa se byakoze uyu mutwe wa 23 mu mutwe cyangwa se bikawugorogoshora ukaza kugenda utabara abaturage bamwe na bamwe bagiye utabara bagaragaye bashimira bano basirikare ndetse bavuga yuko rwose biteguye no kubafasha cyangwa se no kubagwa inyuma. Ariko hari abaturage bamwe na bamwe batigeze bishimira izi ngabo za M23 kubera ko izi ngabo za M23 hari uduce zagezemo abaturage bamwe na bamwe bagafata ibyabo bakigendera. Ariko icyo navuga cyo ubu ngubu izi nyeshyamba za M23 zamaze gusohoka muri Walikale, ndetse mu buryo bwo kuvuga ngo reka tugabanye intambara cyangwa se tugabanye impfu z'abasivile ziri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo turebe ibyo dukora. Ndetse izi nyeshyamba za M23 zo ubwazo zamaze kuvuga yuko rwose zikeneye leta ya Kivu yazo, ndetse n'iya leta y'Kinshasa ikabe yazo nyine ikaba ukwayo kwa Antoine Felix Tshisekedi, hanyuma bikaza kurangira. N'ubundi nayo nabivuze ko iki gihugu bashaka kugipasuramo inshuro ebyiri. Leta ya M23 ntabwo yakivanga n'iya FARDC ngo biyoborere hamwe, kuko leta yo ya M23 yamaze kuvuga yuko rwose ishaka guhanura Antoine Felix Tshisekedi, mu gihe Tshisekedi nawe yavuze yuko rwose n'ubundi ibi biganiro n'ibitaramuka bigize icyo bibyara, M23 ngizahita itangira kuraswaho bikomeye cyane, kuko yamaze kugenda abiteguza ndetse anabivuga anabishimangira. Akomeza kugenda asaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imfashanyo ikomeye ko nabo baza bagafata amabuye y'agaciro muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo bakamuhereza intwaro ndetse n'abasirikare bo gutoza zino ngabo ze za FARDC. Ariko ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ugomba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tuyishyiraho video ujye uhita wakira notification. Urakoze cyane.